bikuzeho kandi ukiri muto fiye. Nyamara ibyo mubwiruze gufata umwanya wongera ubitekerezeho. Naho ibyo uvuga ngo bazabaza amakuru y'umuryango, uzatangirwa n'isano ufitanye na Ruvubura we ntazakubabaze. Wazaba atazi urukundo icyo ari cyo. Cyakora bamugane. Ndakubeshya se? Reba ku isaha. Amasegonda ntagenda, n'iminota n'amasaha suko, n'iminsi n'amezi n'imyaka nuko. Ese bihuriye n'ibyo twavugaga? Aho bihuriye rero Fiyete, igihe kirahita. N'ibitekerezo bikubabaje muri uyu mwanya bizagira igihe bihinduka amateka. Reka mbyizere. Kandi uzabibona niwiyambika ubutwari. Ubu si uko amateka y'amakimbirane ya Muhumuro na Bumanzi mu myaka yashize yavugwaga agakura abantu imitima niko bikimeze. N'ibindi ni nk'uko. Mari, nshimira Imana yakumpayeho inshuti. Yo, urakoze cyane. Wumvise ko ibyo nkubwira ari ukuri se ariko? Ese we nungutse igitekerezo. Waje kunsanga kuri ngira nkugire ko hari ikintu nifuza ko twaganiraho. Rwose uve mu buriri kuko ntibidufasha. Uraza? Manyo, izi brushete zije hano se cyangwa uzihanyuje mbere yo kuzishyikiriza abakiriya? Izi brushete se nizo umukiriya w'Imena witwa Kibanga Mikeke Mayiro, kugira ngo kandi zitambuke neza kuri duwani yo mu Muhogo, zikaba ziherekezwa n'aka gatupa. Urakoze cyane Kibasumba wanjye, nukuri urakoze pe. Gusa rero icyo nagucura n'ikikabeho pe. Nawe rero wemere dusangire. Kaburi cyaba. Ariko mu by'ukuri nuko ntacyo wantaba ngo nanjye ubundi rwose nari impate. Mbo ntakibwura shikura inyama imwe kuri buri brushete, mbese kugira ngo nzirye zagize aho zihura niyo nyinya imeze nk'amarembo ataha inyambo. Uranyita n'utugambo twawe twiza disi. Nibyo ziryoshye zite. Ariko rero nawe urabyumva, ntegereje ko umbwira ikintu cyabaye kidasanzwe cyatumye ungurira. Nawe urantse yumva cyabaye kidasanzwe kandi bidasanzwe tubihorana. Ndetse nk'ubu baraye baryamye bakaba batabyutse mu gihe twe twabasize kubyuka ni bangahe. Ariko uzi koko ko icyo ari kidasanzwe? Naho barimo batwana kandi do bari bakundanye bo bangana iki? Kuba twe bitatubayeho se nuko twari twabuze icyo twapfa. Yewe twadushya twiza ni twinshi koko we. Sasa nakubwira ko rwaya amaso ukeneye kuyivuza no kwihata imboga ngo ujye ubona neza nk'ikibasumba ngo naya manyobwa. Gusa rero manyobwa tuvuze ko duhana udushya twiza gusa kandi utubazo tutajya tubura, yewe twaba tugiye kubeshya. Umva Kibangara, kuba n'utwo tubazo tubata kutwikuramo neza byose ta kandi gata. Reka rero nkubwire Manyo, uranyemeje pe. Gusa ntugire ngo buriya nemeye ko nta mpamvu y'umwihariko yatumye ungurira. Impamvu yiyongera ku dushya duhora nayo ntiyabura, nawe urabyumva. Rwose ntiyabura. Ubwo dukunze njye nawe twemeza abantu ku mbuga nkoranyambaga. Uti? Ngo nawe twagize dute? Nyine mbese mu rwego rwo kwemeza abantu hagambiriwe gukurura abatugana, na posita indi foto nawe ushyiraho komenti ya mbere, maze abarayikinga n'abakora komenti barasada. Iyo foto nabonye se nayishyizeho komenti isinziriye ko ntabyo nzi Manyo. Ubukateri bwanjye se bukadaza ryari? Wowe uranyitiranya. Nyine na posita indi foto, maze mfata telefone yawe utabizi nkora agakomenti keza mu izina ryawe. Ndebera n'ukuri. Burya ubwo twashwanaga ugiye mu birori wambaye imyenda itanshimishije, waranifotoje none iyo foto niyo wapostinze. Ahubwo se niba yari mbi kuki abantu b'isi yose bayikunda? Soma ako gakomenti nagushyiriyeho wumva ukuntu kababwira. Gasome. Imana yakuremye yarengewe n'inganzo. Uri ihoho, uri ihogoza, zuba n'umutima wanjye. Ubu koko ibi ni ibiki wanditse Manyo? Ibi ni ibiki? Ariko rero ngewe ibyo nanditse n'ibyo mpora nsoma mu maso yawe. Reka rero niba utaka kuvuga ko mba nibeshya. Mba nibeshya? Bimbwire nanjye nkubwire igikurikira. Umuhuza sheri, ukuremo inkweto wirambitse aho ku gitanda ndaje nkuzanira imineke tuganire. Aragusubiza se kashavuye bikomeye. Ariko batamuri. Karame.
ibintu ni ibiki koko? Shema uragira ngo nkubwire iki koko? Sinzi nuko mbashije kwitsinda naringiye kurira imbere y'umwana. Yembaye nyimukubita amaso n'ikanzu yatabutse umutima ujya mu mutwe. Kabaye ni wa muhungu watumye ahindura inzira bamuhohoteye tu. Usko nanjye icyo nagitekereje Shema. Yari kunyizwa n'iki? Kari nari kumushakisha kugeza mugezeho nkamukura ku isi rugacimana. Nanjye cyo kora ntakubeshya banzuye ntambara twari kuyijyanamo. Ngaho tekereza rero umuhuza wanjye rwose wa kamarayika abana bashose bagakubita ngo arakina n'abana b'inyamaswa. Abo bita abana b'inyamaswa kandi ari inshuti ze kuva hambere n'ukuri. Umuhuza agombe kuba yabaye nk'uguriwe nijoro. Ntabonye se ko yahungabanye bikomeye. Ntabwo yorohewe pe. Ubunwa yabukuruye ubwise bwatukuye kubera kurira umushumi wa bag wakurutse ageze hano yitwaye mu ntege. Gusa rero batamuri. Karame. Birerekana ikintu gikomeye. Ejo bundi abakuru b'inayi muhumura manzi si ikibazo cyari impungengere zose kubera igihiri cyabendaga gufungurwa. Ubusebwe ikibazo cyararangiye. Urakoze. Ntikirarangira ariko none cyageze no mu bana biremyemo amatsinda. Ibi ni bitwereka ko ibiganiro ababyeyi bagirana nabo baganira bikoma bo batibona mu byanduza abana mu bwonko. Birabanduza bikomeye cyane ahubwo. None se niba abana bo ku ishuri ry'umuhuza batangiye kwicamo amatsinda bamwe bita abandi ngo n'abana b'inyamaswa bakongera ko ngari babi bameze nk'ababyeyi babo bafunguwe. Ibyo urumva ari ibitekerezo by'abana cyangwa ni ibitekerano by'ababyeyi? Ni ibitekerano by'ababyeyi birumvikana. Ibyo gufungwa no gufungurwa umuhuza nta n'ibyo azi. Ku myaka se yaba yarabibwiye n'iki ko gufungwa no gufungurwa kugeza ubu yari abizi ku nzugi n'amadirishya gusa? Shema nawe rwose si byose hari ibindi azi. Wagize ngo buriya ntagiye gutangira kubishakishaho amakuru. Azayashakisha nyine. Iyo avuze ababaye se ko afite ikibazo cyo kumenya abana baba bafunguwe ngo abashe kubirinda atazongera gukubitanwa nabo, si cyo bivuga. Ahubwo ni ugufata umwanya tukamuganiriza ibibazo yibaza tukabareka tubisubiza mu mvugo imwubaka. Rwose ni ngombwa kumenya niba iki kibazo ku ishuri bakimenye tugafatanya kugishakira ibisubizo. Icyo kintu kirihutirwa ahubwo cyane. Umvise ko abaje batabaye umuhuza nabo bari kumwe baje babwira abo bahanganye ngo niba batabazi bazababona. Nabyumvise ntibyoroshye Shema, ahubwo nibajije abana bafite ababyeyi bafunguwe b'umuhumuro n'ab'umumanzi bakoze itsinda rimwe bahanganye n'abasigaye bimeze bite? Icyo si cyo nindaho kuko mbyumva ikibazo kiri kukwirebamo amatsinda ntikiri kuba yagize. Sibyo ahubwo ikihutirwa ni ukureba icyakorwa abana bagatuza amazi atararenga inkombe. Yego. Urakoze kuza sha. Ariko hagiye kubera umunsi mukuru Mari. Wagize anniversaire urimo gutegura surprise. Kandi no mukobwa ndabeshya sibwo utangiye guhanura. None se amafanta na biscuit na bombo byaba ari iby'umuhungu? Ese carutuzi ibindi bikurikira urabibona. Amaso ni wayagendanye basi. Tekereza ko ari ngiye wateguriye surprise yibeshye ku itariki yanjye y'amavuko. Naguseka ibipesi by'imyenda bigaturika. Yo. Kubera icyo uvuze gutyo? Nibutse uko wari umeze mu gitondo ndebye nuko wavuye hasi umata ibibazo numva binkoze ku mutima. Urabona ko guhindura mood bifasha. Ni karibu urisanga Jimmy. Urakoze Mari. Se Mari bite byawe? Byandi byose byari imitwe. Nta mahoro se ko mbona asa nk'utishimiwe. Umbabarire kuba ntabanje kukubwira gahunda nari napanze. Mwapanze se ko numva Fiye tabigize intara. Reka byose tubyoroshye mwirirwe. Fiye nturi inshuti yanjye basi nyihanganira w'inkora ibintu nk'ibyo n'ukuri. None se Mari bimeze gute ko njye ubuntu byo gukirwana n'ikindi? Munyemerera ibibazo buri wese yibaza muri uyu mwanya duse n'ababishyira ku ruhande tuvuge ku byo tubona. Murabona imyitwarire igaragara hano itagaragaza ikibazo. Umwe ati ndagiye undi ati muri mu biki. Rwose nk'urubyiruko ndifuza ko dufatanya kumva igitumye buri wese asa n'ushaka guhunga undi. Fiye urabibona gute? Cyakora ntabwo bisanzwe. Kwa bidasanzwe byo ntibisanzwe. Nyamara kuri njye birasanzwe kuko kudashaka kugumana n'undi bijya bibaho. Ikidasanzwe ahubwo ni ikibibatera. Fiye ntabwo uhunga Jimmy ahubwo muri urahunga papa we Ruvubu rutakira kubera ibyaha yakoze. Ndabeshya? Ibyo bisa nabyo. Ariko rero Fiye tarandenganya nanjye amateka ya papa arandemerera cyane rwose. Ayo mateka kuremereye kandi niyo atuma udashaka kwegera abandi. Ndavuga uko mbibona niba nibeshya mu kumusora haraboneka mukuri. Ndabeshya? Jimmy tubwire rwose hano turi hagati y'urungano kandi ntabwo turi injajwa ngo ibyo tuganira hari uzajya kubikwiza. Ibyo uvuze nibyo koko numva nta ntege mfite zo kwegera abandi. Mba numva bisa naho ku gahanga kanjye handitseho ibyaha bya papa. Yewe kuvuga amazina ye nkumva ari umuzigo ukomeye nk'iyo niraza
kwipurezanta cyangwa ngiye gusaba ibyangombwa mu buyobozi. niko bimeze se cyane rwose. ntabwo nari nzi ko nawe ufite ikibazo nk'icyanjye. ntiwumva ko mwembi imitima yanyu iremerewe kimwe se mbwira fiye mu kanya washatse kwigendera n'ubu uracyabishaka? hari uwanziritse ku ntebe se mbishaka simba nagiye. wagize neza kwemera kugumana natwe. icyakora wakoze cyane kumpuza na Fiyete Mari. nigeze gushaka guhura nawe ngo tuganire nka mubyara wanjye aranyihunza ndababara. Jimmy mbabarira basi. ndakubabariye. tugiye gukomeza kuganira dusangira fanta mumbabarire nabarangaranye. Chantal na Nyirabando rero mbafatirane namwe mutaragenda. uyu munsi wo gutangiza umushinga wo gufasha abagore n'abakobwa babyaye batabiteguye se n'abagizweho ingaruka n'inda batewe mwabonye muti? ariho risi bumubwira iki koko? ntacyo umuntu yavuga, ibintu byaturenze gusa. maze mugiye kubishyiramo uburyohe mutuzanira umuntu w'inzobere usobanutse mu gukora inkweto n'amasakoshi mufatanya kutwigisha. nanjye namukunze cyane ukuntu se umugisha wari ugiye kunyura hejuru numva gahunda itandeba. Rahira ese niyo mpamvu waje kwiyandikisha ku munota wa nyuma? yewe urabona ariko ko wajyaga kuzabyicuza igihe kinini. na nabi cyane uretse kuba twiga bizatugirira akamaro uriya mwanya wateganijwe wo gusangira ubuzima ku bibazo twagiye duhura nabyo nari kuzahuriraho nabo nari kuzahukurahe. uzi ukuntu kumva ubuhamya bw'abo duhuje ibibazo byanduhuye bikomeye. igitekerezo cy'uriya mwanya wo gusangiza abandi ubuzima ninjye wakizanye. mpereye ukuntu nabayeho ndemerewe ku mutima ubwo kigingi yanteraga inda akanyihakana. ibihe nka biriya n'ibisa nabyo bizonga umutima rero cyane. maze haba nabo ibibazo bitera muzunga kugeza n'ubwo batekereza no kwiyambura ubuzima. gusa ariko iyo umuntu ahagaze gitwara kumva ko no hirya y'ibibazo hari ubundi buzima nubwo byatinda icyizere cyo kubaho kiragaruka. icyakora Maribo ndakumva wowe na Melody na Meromari yanyu Imana izabaho umugisha ubaherekeza ibihe byose. ni ukuri pe. ni kariba abakuru barakwakiriye barakibuka ibyo wasezeranije. ibiteze kureba nk'ireba iwabo hashya Josiya. ndeka muhinguranya bihe nawe urabibona ntabwo ntuje. abakuru babimbwiye utarahinguka none ugeze aho usitaye kangahe? ngo kabiri ndabizi nabyo baba babimbwiye ufite ikibazo kirero. cyo ntabwo barakikubwira se kandi bakubwiye ibindi byose. niwongera kubaza ikibazo nk'icyo ndagutegeka gukoza umusatsi ku mano uranyumva? subiza ikibazo wabajijwe. mbese nyine wa muti wari wampaye naraye nguteguye ngushyira mu cyayi nk'uko wari wabimbwiye umuha Gasore. ariko Gasore kubera ko yari yasinze yasusumiye itasi iramucika umeneka atanyoye na gatonya. wawumennye? oya ntabwo ari njye wawumennye ni Gasore. niyo wawumennye se yarawuze wa mwasama we? ni wowe wawumennye wowe utamumenye. ubwo ndabyemeye ntacyo mumbabarire. ni ibihumbi 250 n'inka y'inzungu by'abakuru birihe? ubwo se wabinsaba kandi umuti utakoze. maze numva ugiye kunsayidira ukama ikindi gipimo cyawo maze nyine nanjye nkajya kugerageza andi mahirwe. wowe kabyara we rwose mfashe. wowe gaheka we ngirira imbabazi. yewe mwana we kandi utazana vuba ibyo wasezeranije abakuru babyicuza bidatinze uranyumva? ni ukuri ica inkoni izamba mubyeyi kandi nunkorera ibyo nifuza nanjye nkwijeje ko. dore noneho rero uko bigiye kugenda. uriteguye? Josiane arasa n'uwiteguye gutanga ikiguzi icyo ari cyo cyose ngo abone ibyo akeneye kuri Mutanazi. none yamanika agati yicaye mu kukamanura azahaguruka naho ubutaha.